Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga nibwo hari mu gitondo abenshi bategereje ku rukiko rwa Kicukiro, benshi bategereje ko Turahirwa Moses ndetse na meya w'akarere ka Nyanza kugeza uyu munsi wegujwe abagezwe imbere y'urukiko kugira ngo baburane ku byaha baregwa. Ariko mu masaha y'umugoroba ndetse mu masaha asaba kuzamura nibwo meya cyangwa se ari meya w'akarere ka Nyanza yagejejwe imbere y'urukiko. Hanyuma ubundi aturuka modoka isonari nyinshi ari zose. Turahirwa Moses we ibye ntago bivugwa, byari byinshi cyane ndetse benshi bafite amatsiko yo kumenya ibyabire mu rukiko mo imbere. Turahirwa Moses yavanywe mu modoka ya RIB yavane itwara abantu bajyanye mu rukiko, ariko uyu nguyu yamanutse mu isoni nyinshi cyane, gusa ngo bivuga yuko ageze imbere y'urukiko isoni zari nyinshi ngo ikiniga ari cyose, ngo hanyuma ubundi asaba ko bamuha amazi rwose kugira ngo abashe kuvuga ibyo yaragiye kuvuga kubera ko byari ibintu bigoye cyane. Dore ko avuga yuko rwose ibyo ndegwa ndabyemera, ariko nanjye ntago ari njyewe uwo nisanze nabikoze, hari icyo binkoreshaga. Moses yasabaga imbabazi. Moses ibyaha aregwa byose yabyemeye, avuga yuko rwose atari we. Gusa benshi bavuze ati rwose Moses isubwa mbere yarezwe ibyaha, ariko noneho yarishongoye bikabije. Gusa rwose ikiniga cyari cyose, ariko abenshi bari batarabona meya w'akarere ka Nyanza, abenshi bafite amatsiko. Uwo nawe yavuye mu modoka ya polisi, ariko nanone bari bategerejwe ko ari buze mu gitondo cya duruduru, ariko abantu batunguwe kumubona icyo gihe meya ageze ndetse aho agiye kuburanishwa ku rukiko rwa Kicukiro. Ahagera rwose mu masaha y'ikigoroba, abenshi rero bategereje barambiwe. Abenshi avuga ati none ntabwo ari buze. Gusa ava mu modoka isonari zose ku muvuduko uri hejuru cyane, benshi bihuta ku buryo budasanzwe. Imbere hari abapolisi babiri n'inyuma sinahubwira b'inyenyeri rwose, ubona ko yari yubashywe cyane. Ariko nanone uburyo bihutaga badashaka kurebana n'itangazamakuru, abenshi bafite amatsiko yo kumva ibiruve muri meya. Gusa urukiko urubanza rwe ntabwo benshi bamenye ibyabirimo imbere, gusa nanone ibyaha meya aregwa bivuga yuko bitarajya hanze umwanzuro w'urukiko. Gusa ariko nanone mubwiye yuko uyu munsi abenshi bamunyinjira, gusa ntibazi ibyabirimo imbere. Gusa igihari nuko Turahirwa Moses we ibyo rwose uko byasubiyemo, abenshi bavuga ati rwose Moses abenshi ntabwo bifuza ko ibintu byaba nk'umuntu wamaze kubaka izina mu ruhande rw'imyidagaduro mu Rwanda. Gusa ariko nanone icyabaye nuko meya nawe ibyaha ari kuregwa ntiyakaba biregwa nka meya wakoze ibishoboka byose akongera guterwa kuyobora indi manda nk'umuntu wari ufite icyizere. Abenshi bagaragaza ko rwose ibyo meya aregwa noneho byo ari akandi karusho. Gusa uko yaje nawe abona ko icyaha rwose kimuri mu maso, abenshi banavuga yuko icyaha yaregwaga rwose yakemeraga ukimubona isoni zari zose, ashaka kwikinga abanyamakuru adashaka ko barebana. Abenshi basaba yuko rwose ibintu nawe ubwo babonye, abenshi dore ko hari komite y'abanyamakuru zitandukanye. Abenshi bati rwose ni gute meya wayoboye imirenge 10 ba gitifu 10 akayobora ibintu bitandukanye agira imbere ya za kamera akareba hasi. Ndagiye ko ku rukiko ubu nonaha hari abantu benshi cyane kandi basa nkaho bari benshi batekeye kureba meya uko asohoka. Benshi baza uko bimeze, meya asohotse mu ikostime n'ubundi bamuziho ugashati ke rwose n'agatisi ukujyo n'agacongo, ubona ko rwose uburyo yarebaga kamera rwose nishaka yuko namubona mu maso. Gusa abanyamakuru comments ari nyinshi, hari abari batutse mu karere ka Nyanza baje kwirebera uyu meya wabo, ndetse bavuga yuko ibyabaye ngo ntago mvuga ukuntu umuntu ayoboraga akarere nka kariya abona kamera gatsimba amaso. Uko nayo nuko rayibonye. Gusa uko byagenze ndagira yuko uyu munsi cyababaje benshi ndetse kigamatungwa no buryo Turahirwa Moses yireguye mu rukiko, avuga yuko rwose ibyaha byemera, ariko asaba imbabazi ku rwego hejuru yuko amabarira bwa nyuma, ndetse kandi agasaba imbabazi yuko ibyo yakoze abizi ko ari icyaha gikomeye, ariko nawe atari we bagashyiramo imiyaga yo kumubabarira. Gusa benshi bavuga ko rwose bitandukanyije nawe, ndetse n'abari inshuti bavuga ko rwose batandukanyije nawe cyane, nari nta imbabazi basabira kubera ko yararengera cyane ngo n'umwana natinye nyina cyangwa umusazi ngatinye nyina. Ibi byose rero nibyagiye biba mu rukiko n'uduce twabereye, dore ko abanyamakuru bagezeho bakajya kurya muri pause bazi ko meya atari buze, gusa bavuze ko meya ari buze ntari buhave batamubonye. Abenshi rero bivuga yuko rwose meya bamubonye, ariko none bavuga ko batari kwava batamubonye. Ibyo bisa nkaho byinshi benshi bavuga ko byari ibintu bitangaje kandi binababaje kubona umuyobozi nk'uyu nguyu, kubona umuntu nk'uyu nguyu cyamamare nka Moses ibintu bigenda bitya, ntago byakabaye ariko bigenda. Nguko rero nawe reka nkubwire ngo komeza ugeze kuri subscribe mutarekora amakuru ni 5 uzajya abonera hano.